Umuvugo. Ihorere Rwanda abawe tugukomeyeho. Rwanda waranzwe n'ibyiza, abanyarwanda basabirana bigatinda, indangagaciro na kirazira ari umusingi w'ubunyarwanda, aho abazungu baziye i Rwanda havukamo amoko, Hutu na Tutsi bazirana urunuka, ngo umuti w'ibibazo ni ugutsemba Tutsi. Ihorere Rwanda abawe tugukomeyeho. Hutu yatangiye guhiga Tutsi, icyari umuntu gihindurirwa amazina yo kumupfobya, ngizi inyenzi ngizi inyangarwanda, umututsi abura ijambo mu rwamubyaye, nguko gutotezwa kudashira, 54 abatutsi bavanwa mu byabo, babaho babuyera nk'abatagira iwabo. Ihorere Rwanda abawe tugukomeyeho. Nibyo koko jenoside yarateguwe. Mu mashuri birigishwa, imipaka barayifunga ngo abatutsi batazabacika badasoje umugambi wo kubatsemba, abana bato batangwaho ingero zo kubatsemba, intimba y'abatutsi bakarande, babaho bazi koko bazicwa. Ihorere Rwanda abawe tugukomeyeho. Ntibyatinze abahutu bahawe intwaro, ibyari mu magambo bishyirwa mu nyandiko, imihoro iratyazwa impiri zirabazwa, abayobozi barabisinyira bati koko Hutu igomba kwica Tutsi. Ubutumwa buratangwa, amaradiyo arabucuranga, bati igihe kirageze ngo dutsembe abatutsi, tubate mu mazi basubire iwabo muri Etiyopiya. Ihorere Rwanda abawe tugukomeyeho. Igihe cyarageze indege biraguye, abo babisha babonye imbarutso yo kubatsemba, kuvuga icyitwa Tutsi gihinduka umuhigo, bati dushake inyenzi dushake inshira, dushake umwanzi w'igihugu tumutsembe, ishavu n'agahinda bizasigare mu bazasigara babara inkuru, icyari u Rwanda rutemba amata n'ubuki gihinduka imivu y'amaraso, icuraburindi ritaha i Rwanda. Ihorere Rwanda abawe tugukomeyeho. Bidatinze miliyoni isaga ibirishwe, mbega iyicarubozo ku cyitwa umututsi. Abana baricwa, abagabo baricwa, abagore baratwite barafomozwa, impinja zirasekurwa, abakecuru n'abasaza bagihumeka bajugunywa mu nzobo, imivu y'amaraso itemba nk'ikiyaga kirenze inkombe. Ihorere Rwanda abawe tugukomeyeho. Ntibyatinze FPR itangira urugamba rwo kubohora igihugu, abanzi bamenye ko inkotanyi zinjiye u Rwanda, batangira guhunga, imbaraga zirabashirana birabayobera, umwanya muto nk'uwo guhumbya igihugu kiba kirafashwe, umwanzi amanika amaboko amahoro arataha, batangira urugamba rwo gusana igihugu, abajugunywe mu nzobo bazikurwamo, ababuze ababo bashyirwa mu miryango. Turashimira FPR idahwema kwitangira igihugu. Ihorere Rwanda abawe tugukomeyeho. Komisiyo y'igihugu ishinzwe ubumwe n'ubwiyunge itoza abanyarwanda kwiyunga, abishe basaba imbabazi barazihabwa, naho biciwe batanga imbabazi barabohoka. Intambwe yo kwiyubaka itangira ubwo, abatishoboye bahabwa inkunga y'ingoboka. Gira inka munyarwanda igera kuri buri muturage, umuco wa ndi umunyarwanda urimikwa. IDPRS ishyigikira kwigira no guca umuco wo gusabiriza, buri munyarwanda wese atangira kwimakaza umuco wo gukunda igihugu. Ihorere Rwanda abawe tugukomeyeho. Viziyo 2020 tuyigira intego, dutangira gusigasira igisenge cyo kugera ku ntego. Umutegarugori ahabwa ijambo, Convention Center izamurwa mu murwa w'u Rwanda, igihugu gitera imbere uko bwije n'uko bukeye, kwibuka abacu bazize jenoside tubigira ibyacu, umuco w'ubutore no gukunda igihugu tubigira intego. Ihorere Rwanda abawe tugukomeyeho. Sinasoza ntatanze impanuro.
Rubyiruko nimwumva ibyo mubwirwa mwitabira ibiganiro, mukunda igihugu, mugana ishuri, mwitabire amakoperative, mushyigikire igikorwa cyo gusukura inzibutso, mufashe incike n'ababuze ababo muri jenoside, mutubere abandi urugero kuko nitwe mbaraga z'igihugu. Kuko umwaka w'1994 ntuzasibangana mu mitwe y'Abanyarwanda, ariko ku bw'ibyo ihorere Rwanda abawe tugukomeyeho. Yari umusizi udasobanya amagambo, umusizi utari umusazi, umusizi usiga ku bw'agahinda k'abacu bazize jenoside, umusizi usiga abandi bagasigara basiganuza. Havugimana Peter wa Mudaheranwa.